Yesu Kristo nashimwe. Uyu ni umunsi w'159 dusoma Bibiliya, turi mu gitabo cy'umubwiriza. Reka dusome ibice 6. Iherezo rya byose ni urupfu. Hariho ikibi nabonye munsi y'ijuru kijya kiremerera abantu. Umuntu Imana yahaye ubutunzi n'ubukire n'icyubahiro, ntabure icyo umutima we wifuza cyose, ariko Imana ntimuhinda yo kubirya. Ahubwo umushyitsi akaba ari ubyirira, ibyo nabyo ni ubusa n'indwara mbi. Umuntu ubyaye abana 100 akarama imyaka myinshi, iminsi yo kubaho kwe ikagwira, ariko umutima we ntuhaga ibyiza, akabura naho ahambwa. Ndavuga yuko bene uwo arutwa n'inda yavuyemo. Kuko iyindi iza ari ubusa, ikagenda mu mwijima, kandi izina ryayo ritwikiriwe n'umwijima, ndetse ntiyigeze kubona izuba haba no kuyirimenya, iyo nda ibiguwe neza kuruta wa wundi. Naho yarama imyaka 2000 atanezezwa n'ibyiza, mbese bose ntibajya hamwe? Imirimo yose umuntu akora aba akorera inda ye, nyamara ntashira umururumba. Umunyabwenge arusha umupfapfa iki? Umukene uzi kwitondera imbere y'abakiriho aba afite iki? Kubonesha amaso biruta kunezereza umutima. Ibyo nabyo ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ikiriho cyose cyiswe izina kera, kandi umuntu azwi icyo ari cyo, ntashobora kurwanya umurusha amaboko. Ko haba ibintu byinshi bigwiza ibitagira umumaro, ibyo byungura umuntu iki? Noneho ninde wamenya ikigirira umuntu umumaro akiriho mu minsi yose yo kubaho kwe? Kutagira umumaro igahita nk'igicucu. Ninde wabasha kubwira umuntu ibizaba munsi y'ijuru mu nyumazi? Umubwiriza ibice 7. Kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi, kandi umunsi wo gupfamo uruta umunsi wo kuvukamo. Kujya mu rugo rurimo imiborogo biruta kujya mu rugo rurimo ibirori, kuko ibyo ari byo herezo ry'abantu bose, kandi ukiriho azabihorana ku mutima we. Agahinda karuta guseka, kuko agahinda kagaragaye mu maso kanezeza umutima. Umutima w'abanyabwenge uri mu nzu y'imiborogo, ariko umutima w'abapfapfa uri mu nzu y'ibyishimo. Ibyiza ni ukwemera guhanwa n'umunyabwenge kuruta kumva indirimbo z'abapfapfa, kuko guseka k'umupfapfa kumeze nk'amahwa aturagurika munsi y'inkono. Ibyo nabyo ni ubusa. Ni ukuri agahato gahindura umunyabwenge umupfapfa, kandi impongano zica ubwenge. Iherezo ry'ikintu riruta intangiriro yacyo. Uw'umutima wihangana aruta uw'umutima w'ubwibone. Ntukihutire kurakara mu mutima, kuko uburakari buva mu mutima w'umupfapfa. Ntukavuge uti ni iki cyatumye ibihe bya kera biruta iby'ubu? Ubwenge si bwo buguteye kubaza utyo. Ubwenge buhwanije ubwiza nk'ibyo umuntu arazwe, ndetse burushaho kubonerera abakireba izuba. Kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo, ariko umumaro wo kumenya ni uyu, ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Itegereze umurimo w'Imana. Ninde wabasha kugorora icyo yagoretse? Ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabibangikanya, kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu nyuma ze. Ibi byose nabibonye mu minsi namaze y'imfabusa. Habaho umukiranutsi ukenyuka kandi akiranuka, kandi habaho umunyabyaha uramba kandi akora ibibi. Ntugakabye gukiranuka kandi ntiwigire umunyabwenge burengeranye. Ni kuki wirimbuza? Ntugashayishe gukora ibibi, ntukabe n'umupfapfa. Byakumarira iki gukenyuka? Ibyiza ni uko bimwe ubikomeza, ndetse ibindi ntukabikureho iminwe, kuko uwubaha Imana azaba muri ibyo byose. Ubwenge butera umunyabwenge imbaraga kuruta abatware 10 bari mu mudugudu. Ni ukuri nta mukiranutsi uri mu isi ukora neza ntacumure. Kandi ntukite ku magambo yose avugwa, kugira ngo utumva umugaragu wawe agutuka, kuko kenshi mu mutima wawe nawe uzi ko watukaga abandi. Ibi byose nabigerageje mu bwenge, naravuze nti nzaba umunyabwenge, ariko bumba kure. Ibiriho biri kure ikuzimu cyane,
ninde wabishyikira? Ndahindukira maramaje mu mutima kumenya no kugenzura no gushaka ubwenge no guhanuza ibintu no kumenya ko ibibi ari ubupfapfa kandi ko ubupfapfa ari ibisazi. Maze mbona ikintu kirusha urupfu kurura. Ni umugore umeze nk'umutego n'inshundura, n'amaboko ye akaba nk'ingoyi. Unezeza Imana azamurokoka, ariko umunyabyaha azafatwa nawe. Umubwiriza aravuga ati, dore iki ni cyo nabonye negeranya kimwe n'ikindi, kugira ngo menye impamvu zabyo, ari cyo umutima wanjye ugishaka, ariko sindakibona. Mu bagabo 1000 nabonye umwe, ariko mu bagore bose nta n'umwe nabonye. Dore icyo nabonye gusa ni iki, ni uko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Umubwiriza 8. Ninde umeze nk'umunyabwenge, kandi ninde uzi uko ikintu gisobanurwa? Ubwenge bw'umuntu butera mu maso he gucya, bukahamara umunya. Ntukigire inama, ukomeze itegeko ry'umwami kubw'indahiro warahiye Imana. Ntukagire ubwira bwo gusezera, ntugashishikarire ikibi, kuko umwami akora ibyo ashatse byose. Erega ijambo ry'umwami rifite ububasha, kandi ninde watinyuka kumubaza ati urakora ibiki? Ukomeza itegeko ntazamenya ikibi. Umutima w'umunyabwenge ugenzura ibihe n'imanza, kuko ikintu cyose kigira igihe cyacyo n'urubanza gicibwa, kandi imibabaro y'umuntu iramuvuna, kuko atazi ibizaba. Ninde wabasha kumubwira uko bizamera? Nta muntu ufite ububasha mu mwuka we kugira ngo awiyumirize, kandi nta bubasha afite bwo kwimira umunsi wo gupfa. Muri izo ntambara nta gusezererwa, kandi uwitanze gukora ibibi ntibizamurokora. Ibi byose narabibonye, nerekeza umutima wanjye kumenya umurimo wose ukorerwa munsi y'ijuru, haba uwo umuntu agira ububasha ku wundi bwo kumugirira nabi. Nabonye abanyabibi bahambwa bakajya ikuzimu, kandi abakoze ibitunganye nabo bakurwa mu buturo bwera bakibagirana mu murwa. Ibyo nabyo ni ubusa, kuko iteka ry'umurimo mubi rituzura vuba. Nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibibi. Nubwo umunyabyaha acumura karijana ariko akaramba, nzi rwose yuko abubaha Imana bari imbere yayo aribo bazamererwa neza. Ariko umunyabyaha we ntazamererwa neza, no kuramba ntazaramba, ndetse n'iminsi ye izaba nk'igicucu gihita, kuko atubaha Imana ari imbere yayo. Ariko ikitagira umumaro gikorerwa mu isi, ni uko habaho abakiranutsi bababwaho n'ibikwiriye imirimo y'abakiranirwa, kandi habaho abanyabibi bababwaho n'ibikwiriye imirimo y'abakiranutsi. Niko kuvuga nti ibyo nabyo ni ubusa. Nuko mpera ko nshima ibitwenge, kuko munsi y'ijuru nta kirutira umuntu kurya no kunywa no kunezerwa, kuko ibyo ari byo bizagumana nawe mu miruho ye iminsi yose Imana yamuhaye kubaho munsi y'ijuru. Ubwo nerekezaga umutima wanjye kumenya ubwenge no kureba imirimo ikorerwa mu isi, kuko hariho uwibuza ibitotsi ku manywa na nijoro. Nuko nitegereje imirimo y'Imana yose, nsanga yuko umuntu atabasha kugenzura umurimo wose ukorerwa munsi y'ijuru, kuko nubwo umuntu yakwihata kuwumenya atazawumenya, ndetse nubwo umunyabwenge yibwira ko azawumenya ariko ntazawumenya. Umubwiriza 9. Ababi n'abeza bagirirwa kumwe. Ibyo byose narabitekereje mu mutima wanjye kugira ngo mbigenzure yuko abakiranutsi n'abanyabwenge bari mu maboko y'Imana, n'imirimo yabo ari urukundo cyangwa urwango umuntu ntacyo azi muri byo. Byose biri imbere yabo, byose kuri bose bibageraho kumwe. Amaherezo y'abakiranutsi n'ay'abakiranirwa namwe, ay'umwiza uboneye n'ay'uwanduye, ay'utamba ibitambo n'ay'utabitamba. Uko umwiza amera niko n'umunyabyaha ameze, urahira ameze nk'utinya kurahira. Iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru, kuko amaherezo ya byose ari amwe, kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi, ndetse mu mitima yabo
bakiriho harimo ibisazi, ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasangeyo. Ufatanya n'abazima bose aba agifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Urukundo rwabo n'urwangano rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize, kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose. Igendere wirire ibyo kurya byawe wishime, kandi winywere vino yawe n'umutima unezerewe, kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Imyambaro yawe ihore yera, kandi mu mutwe wawe ntihakaburemo amavuta. Wishimane n'umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho, niyo Imana yaguhaye munsi y'ijuru yose n'iminsi yawe y'imfabusa, kuko ibyo ari byo wagabanye muri ubu bugingo, kandi no mu miruho yawe ugokera munsi y'ijuru. Umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Nongeye kubona munsi y'ijuru, mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi, kandi mu ntambara intwara atari zo zitsinda, ndetse abanyabwenge si bo babona ibyo kurya, n'abajijutse si bo bagira ubutunzi, n'abahanga si bo bafite igikundiro, ahubwo ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose. Erega nta muntu uzi igihe cye. Uko amafi afatwa mu rushundura n'inyoni nazo zikagwa mu mutego, uko niko abantu nabo bategwa mu gihe cy'amakuba iyo baguwe gitumo. Kandi nabonye ubwenge munsi y'ijuru bwambereye igikomeye. Hariho umudugudu muto urimo abantu bake, maze haza umwami ukomeye arawutera, awugota awurundaho ibirundo byo kuririraho. Nuko habonekamo umukene uzi ubwenge, akirisha uwo mudugudu ubwenge bwe. Nyamara nta muntu wibutse uwo mukene. Mperako ndavuga nti ubwenge buruta imbaraga. Ariko rero ubwenge bw'umukene burahinyurwa, kandi amagambo ye ntiyumvikana. Amagambo y'umunyabwenge avugirwa hiherereye, aruta urusaku rw'umutware utwara abapfapfa. Ubwenge buruta intwaro z'intambara, ariko umunyabyaha umwe arimbura ibyiza byinshi. Mubwiriza ibice 10. Ubwenge n'ubupfu uko bimeze. Isazi zipfuye zituma amadahano yoshejwe n'abosa anuka nabi. Niko ubupfapfa buke bwonona ubwenge n'icyubahiro. Umutima w'umunyabwenge uri iburyo bwe, ariko umutima w'umupfapfa uri ibumoso bwe. Ariko kandi iyo umupfapfa ari mu nzira ubwenge buramucika, umuntu abonye wese akamwita umupfu. Umutegetsi nakurakarira ntukamuhunge, kuko gutuza guhosha ibicumuro bikomeye. Hariho ikibi nabonye munsi y'ijuru, nicyo gicumuro gikorwa n'umutegetsi. Abapfapfa bashyirwa imbere, kandi imfura zigasubizwa inyuma. Nabonye abaretwa barengera ku mafarashi, nabyo ibikomangoma bigendesha amaguru nk'abaretwa. Ucukura urwobo azarugwamo, kandi umena urugo inzoka izamurya. Ucukura amabuye azakomeretswa nayo, n'uwasa inkwi zimushyira mu kaga. Intorezo yigimbye nyirayo ntayityaze, aba akwiriye kuyongera amaboko. Ariko ubwenge bugira akamaro ko kuyobora. Umugombozi iyo ari we n'inzoka atigomboye aba amaze iki? Amagambo ava mu kanwa k'umunyabwenge amutera igikundiro, ariko iminwa y'umupfapfa izamuroha mu rumira. Itangira ry'amagambo ava mu kanwa ke ni ubupfapfa, kandi iherezo ry'amagambo ye ni ubusazi butera amahane. Umupfapfa ahomboka mu magambo menshi. Umuntu ntazi ibizaba, kandi ibizaba mu nyuma ze ninde wabasha kubimubwira? Imirimo y'abapfapfa ibananiza bose, kuko umupfapfa atazi uko akwiriye kujya ku murwa. Wa gihugu we, iyo ufite umwami ari umwana muto, kandi ibikomangoma byawe bikaba ibiryakare, uba ubonye ishyano. Wa gihugu we, uba uhiriwe iyo ufite umwana w'imfura h'umwami, kandi ibikomangoma byawe bikarya mu gihe gikwiriye,
kugira ngo bigire amagara bitarimo isindwe. Ubute bugoramisha igisenge, kandi amaboko adeha atuma inzu iva. Ibirori bigirirwa gusetsa, kandi vino inezeza ubugingo, kandi ifeza niyo isubiza ibintu byose. Ntugatuke umwami ndetse ntukabitekereze. Ntugatuke abakire uri mu nzu uryamamo, kuko inyoni yo mu kirere yagurukana ijwi ryawe, kandi igifite amababa cyabyamamaza. Umubwiriza ibice 11. Kora ibyiza ugifite uburyo. Nyanyagiza imbuto yawe mu mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Bigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Iyo ibicu byuzuyemwo n'imvura biyisandaza ku isi, kandi igiti iyo kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasikasi, aho kiguye niho kiguma. Uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Uko utazi inzira y'umuyaga yariyo, cyangwa uko amagufa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizere ari iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Nukuri umucyo uranezeza, kandi kureba izuba bishimisha amaso. Nukuri umuntu namara imyaka myinshi akwiriye kwinezererwamo yose, ariko ntakibagirwe iminsi y'umwijima, kuko izaba myinshi. Ibibaho byose ni ubusa. Wa musore we, ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe. Ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Nuko rero ikura umubabaro mu mutima wawe, kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube kure, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Umubwiriza ibice 12. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera. Ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo, izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarijimishwa, n'ibicu bitaragaruka, imvura ihise, n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi, kandi intwari zikunama, n'abasyi bakarorera kuko babaye bake, n'abarungurukira mu madirishya bagahuma, kandi imiryango yerekeye ku nzira igakingwa, n'ijwi ry'ingasire rigaceceka, kandi umuntu akabyutswa n'ubunyoni, n'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi. Ni ukuri bazatinya ibiri hejuru, bafatirwe n'ubwoba mu nzira, kandi igiti cy'umuruzi kizarabya, n'igihore kizaba kiremereye, kandi kwifuza kuzabura, kuko umuntu aba ajya iwabo hiteka. Abarira bakabungerera mu mayira, akagozi k'ifeza kataracika, n'urwabya rw'izahabu rutarameneka, n'ikibindi kitaramenekera ku isoko, n'uruziga rutaravunikira ku iriba, n'umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze, n'umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Nuko umubwiriza aravuga ati, ni ubusa gusa, nta kamaro, byose ni ubusa. Nta kindi gifite akamaro atari ukubaha Imana. Maze kandi kuko umubwiriza yari umunyabwenge, yakomeje kwigisha abantu ubwenge. Ni ukuri yaratekereje, agenzura ibintu, aringaniza imigani myinshi. Umubwiriza yashatse kumenya amagambo akwiriye n'ibyanditswe bitunganye iby'amagambo y'ukuri. Amagambo y'abanyabwenge ameze nk'ibihosho, n'amagambo y'abakuru b'amateraniro ameze nk'imbereri zishimangiwe cyane, yatanzwe n'umwungeri umwe. Ariko kandi mwana wanjye uhuguke, kwandika ibitabo byinshi ntibigira iherezo, kandi kwiga cyane binaniza umubiri. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Mugire umunsi mwiza. Dushoje igitabo cy'umubwiriza, tuzakomeza ejo dukomereza mu ndirimbo ya Salomo.
Imana ibahe umugisha, ndabakunda mu izina rya Yesu.